Igitondo kiza kuri mwese abakunzi ba PK Media Pano, ndabasohoje mahane kaze mu makuru agezweho kuri icano mugezweho nanjye Samuel Baraka. Nkuko mubize tubageza amakuru umunsi ku wundi nkuko abagiye agezweho. Icyo musabwa rero no kubana natwe mudukurikira umunsi ku wundi kugira ngo mujye mubana natwe. Aya makuru yacu rero aribanda kuri zigengo zikurikira, aho ndibuze kubabwira ko mu karere ka Musanze hamenwe litiro zisaga 30 za etanol. Mu mujyi wa Kigali Kimisagara bari mu gahinda nyuma kwishyura mudugudu amafaranga ya mituweli agahita ayatorokana. Mu karere ka Nyamasheke barataka gukubitwa n'abagore nyuma yo kubaca inyuma. Ndibuze kubabwira mu yandi makuru, ndibuze kubabwira ko havumbuwe inzoga imaze imyaka 160 ikozwe. Umukozi wa leta muri Thailand yarasiwe mu biro izuba riva. Ikaze rero muri amakuru yose ku buryo burambuye. Tuyanzikire ku inkuru y'Musanze ivuga ko hamenwe litiro zisaga 30 za etanol. Mu karere ka Musanze mu murenge wa Busogo hamenwe litiro zisaga 30 z'ikinyabutabire cya etanol cyakoreshwaga mu gukora inzoga zitujuje ubuziranenge n'amakarito asaga 4200 y'inzoga zitujuje ubuziranenge. Ni igikorwa cyitabiriwe n'abayobozi batandukanye barimo guverineri w'intara y'Amajyaruguru Maurice Mugabo wa Gahunde n'abandi bayobozi mu nzego zitandukanye n'abaturage. Zamenwe ku gicamunsi cyeje kwa 10 Kanama 2026. Guverineri Mugabo wa Gahunde yibukije abaturage ububi bwo kunywa inzoga zitujuje ubuziranenge, abasaba kuzirinda no kuzitangaho amakuru kugira ngo aho zaba ziri hose zifatwe zangizwe. Ati kwikiziza inzoga no kwigizayo ibyago byinshi bituruka ku businzi ndetse n'ingaruka zabwo zirimo amakimbirane mu miryango, urugomo, uburwayi n'ubukene. Dufite icyizere ko abantu nibareka kuzinywa ibibazo zateraga bizagabanuka cyane, bityo n'iterambere n'imibereho myiza by'abaturage bikarushaho kuba byiza. Icyo dusaba abaturage no kubizinukwa no gutanga amakuru yaho byaba bisigaye kugira ngo bikurweyo bitazagira undi muntu bihutaza. Umuyobozi w'ibitaro bya Ruhengeri Dr Muhire Philibert agira inama abantu yo kwirinda kunywa ibintu bitujuje ubuziranenge kuko byabagiraho ingaruka mbi. Ati abantu baburiwe bagomba kumvira uwo muburo kuko gukoresha ikintu babujijwe bitewe nuko kitujuje ubuziranenge bishobora kubagiraho ingaruka zageza no ku rupfu. Ubu hari abantu benshi bagize ibibazo by'ubuzima kubera ibi binyobwa byakozwe nabi. Etanol yangijwe yafatiwe mu nganda zagenzuwe bikagaragara ko zikora ibinyobwa bisembuye bitujuje ubuziranenge bigatuma zifungwa. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru CIP Nyasingira Abakunzi avuga ko usibye kuba ibinyobwa bitujuje ubuziranenge bigira ingaruka ku buzima n'imibereho y'ababinywa, bigira n'ingaruka mu guhungabanya umutekano. Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko abantu barenga 50 bapfuye bazize inzoga zitujuje ubuziranenge, 100 barahuma bya burundu mu gihe abarenga 11,000 babaswe n'izi nzoga. Tuve ku iyo nkuru dukomereza mu karere ka Nyamasheke mbabwire ko abagabo bari gutaka gukubitwa n'abagore nyuma yo kubaca inyuma. Bamwe mu bagabo bo mu kagari ka Mugera umurenge wa Shangi mu karere ka Nyamasheke bavuga ko bakubitwa n'abagore nyuma yo kubaca inyuma no kugirana amakimbirane bikarangira biturije kugira ngo batiteza abantu. Aba bagabo babwiye ko Times kuretse kuruca ukarumira bakubitwa n'abagore bizaniye bishoye mu ngeso z'uburaya. Nzisabira Silas utuye mu kagari ka Mugera yabwiye abanyamakuru ba Times ko umugore we yatangiye kumwereka ingeso mbi agatekereza ko igihe kizagera gahinduka bikaza kurangira ahindutse nabi cyane kugeza amukubise akamukomeretsa nyuma yo kumuvumbura ko asigaye aryamana n'abagabo yacuruzagaho ibitoki. Yagize ati nababaye cyane ko umugore nizaniye aba ari we unkubita ankomeretse bigeza nuko twanga kubivuga kugira ngo abantu batagira ngo twararozwe, ariko abagore batumereye nabi. Nkubahaniwe yankubise nyuma yo kumusaba guhagarika kugirana ibiganiro n'abagabo barara bavugana kuri telefone. Urebye ndarushye n'ukuri, umugore wanjye namenye ko anci nyuma akajya gusambana n'abagabo yacuruzaga ibitoki. Ubwo nyuma y'icyo gihe njya mfata nk'umusazi kandi tubyaranye umwana umwe. Twagira nayo Aimable utuye mu kagari ka Mugera umudugudu wa Bweranyange avuga ko yafashe icyemezo aho ngo umugore we nyuma yo kurara amukubita akanazanira abagabo mu nzu yubatse amushaka. Yagize ati ngewe nanze guhora nkubitwa n'umugore nizaniye rwose, mfata icyemezo cyo kumuhunga nza kwibana, ariko icyabiteye nuko nirirwaga mu kazi kangiye ko kubaza imbaho
nataha ngasanga ntawe uhari yagiye mu nzoga mu isantere ya Gishugi, ugasanga atashye nijoro, rimwe na rimwe akanararayo akaza mu gitondo. Yazanaga abagabo mu nzu yanjye nubatse, mu gihe nahari najya no kuregera mudugudu akamfata nk'umusazi kuko nawe basangiraga izo nzoga. Witwa Kamuga utuye mu mudugudu wa Rwoga avuga ko nawe yazanye umugore wari umaze gupfakara akiri muto, nyuma kumugeza mu nzu yari amaze kubaka avunitse, akayikurwamo amaguru adakora hasi, abwirwa ko ntacyo ashoboye ndetse ko n'ubutaka yayubatsemo butarubwe. Yagize ati nazanye umugore ariko muzana umugabo we amaze igihe yitabye Imana. Mbere yuko muzana rero twari twabanje kumvikana neza, azana ikibanza nanjye nzana amabati, ibiti n'ibindi twubaka inzu, ubwo tuyibanamo. Hashize iminsi yatangiye gukururana n'abandi bagabo, bidatinze yaje kunyirukanamo ambwira ko nta mugabo ndimo, anancyurira ko ikibanza yayubatsemo atari icyanjye. Abagore batuye muri aka gace bavuga ko ibyo abagabo bavuga ari byo koko, hari abagabo bakubitwa abandi bakirukanwa mu nzu zabo bazizwe ubukene n'ibindi, ntibajye gutanga ibirego mu buyobozi kugira ngo batavugwa n'abaturanyi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Shangi Habimana Innocent yabwiye Kweli Times ko icyo kibazo kigiye gukurikiranwa, anasaba abagabo kutihererana ibibazo nk'ibyo bakagana ubuyobozi kugira ngo barenganurwe. Yagize ati ni ikibazo tugiye gukurikirana kugira ngo gikemuke, kuko umuryango n'iterambere ry'igihugu ukwiye kubaho mu mahoro no mu bwumvikane, aho umugore yubaha umugabo we ndetse n'umugabo akamwubaha, aho guhora mu makimbirane nk'ayo adafite icyo yungura. Turasaba abagabo bahishira abagore babo babahohotera, ugasanga babakingiye ikibaba, kubyirinda kubera ko ibyo rwose ntago bikwiye na gato. Niba uzi neza ko utabanye n'umugore wawe neza cyangwa akaba kubangamira bikagera naho agukubita, bimenyesha ubuyobozi, turahari kugira ngo urenganurwe. Yasabye abashakanye kwirinda intonganya no kwishora mu ngeso mbi, kuko ibyo bishobora kubatera umwuka mubi mu muryango wabo wari usanzwe umeranye neza. Dukomereze n'ubundi mu mujyi wa Kigali, mbabwire ko Kimisagara bari mu gahinda nyuma yo kwishyura mudugudu amafaranga ya mitiweli agahita yatorokana. Bamwe mu baturage bo mu mudugudu w'ubumwe mu kagari ka Tabaro mu murenge wa Kimisagara akarere ka Nyarugenge baravuga ko bari mu gahinda gakomeye nyuma yaho bahaye umukuru w'umudugudu wabo amafaranga yo kubishyura mitiweli agahita ayatorokana. Bamwe muri aba baturage bo mu mudugudu w'ubumwe baganiriye na Kweli Times dukeshye inkuru, bayibwiye ko bari mu gihirahiro kubera ko batazi uko bazongera kubona amafaranga yo kugura ubwisungane mu kwivuza, nyuma yaho bahaye umukuru w'umudugudu wabo yayijyaniye aho kubishyurira. Bavuga ko abagera kuri 90% by'abatuye mu mudugudu wabo w'ubumwe bishyuye amafaranga ya mitiweli, bayaha umuyobozi w'uwo mudugudu kugira ngo ayabishyurire, ariko nyuma baza gutungurwa no gusanga atarabikoze. Umwe yagize ati twamwishyuye turi benshi, kwa kundi nyine wishyura mudugudu akazabigukorera, nyuma tugiye twumva ngo yaracitse, dutangira kujya kureba niba yaratwishyuriye mitiweli, dusanga atarabikoze. Undi muturage yavuze ko abishyuye amafaranga ya mitiweli umukuru w'umudugudu wabo w'ubumwe bagera kuri 90% by'abawutuye. Ati hafi ya twese ahubwo twaramwishyuye, none se urumva atari abantu benshi bamwishyuye yatoroka. Yakomeje avuga ko bifuza ko ubuyobozi bw'umurenge wa Kimisagara n'ubw'akagari ka Tabaro ari bwo bwabishyura mitiweli kubera ko batabasha kuyishyura kabiri. Umwe mu bayobozi bo mu murenge wa Kimisagara utarashatse ko amazina ye atangazwa yemereye Kweli Times ko uwo muyobozi w'umudugudu w'ubumwe hari amafaranga abaturage bamuhaye yo kubishyura mitiweli arayajyana. Ati nibyo yarayatwaye ndetse yagiye kera. Yakomeje avuga ko atemeranya n'abavuga ko abaturage bagera kuri 90% ari bo bishyuye umukuru w'umudugudu amafaranga ya mitiweli, ngo kuko abayamuhaye bafite ibimenyetso ari 7 gusa. Reka dukomereze kuri iyi nkuru, mbabwire ko Tito Rutaremara abwira Diju yagize ati dutangira intambara ntabwo twabasabye uburenganzira. Paul Diju, umunyapolitiki w'umufaransa uzwi ku kuba yaragize uruhare rukomeye mu mateka y'u Rwanda, yagejeje kuri jenoside yakorewe abatutsi, kuko yagemye byinshi mu buryo Ubufaransa bwitwaye mu bibazo by'u Rwanda binyuze mu mvugo ze, ubutumwa bwa diplomasi, inyandiko n'ibindi. Benshi bibuka amagambo y'Umufaransa yabwiye Paul Kagame i Paris muri Nzeri mu 1991 amuburira ko niyo FPR yagera i Kigali itazahasanga abantu bayo, ko bose bazaba barishwe. Mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi, Paul Diju yayoboraga ishami rishinzwe Afrika na Madagascar, wari Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubufaransa, yatangiye kuyobora muri Werurwe
mu 1991. Yagiye muri izi nshingano hashize iminsi mike FPR Inkotanyi itangije urugamba rwo kubohora u Rwanda kuwa mbere Ukwakira mu 1990. Mu minsi mike yakurikiyeho ingabo z'Abafaransa zoherejwe mu Rwanda mu kiswe Operation Norwa. Ntabwo byagarukiye aho kuko mu gihe urugamba rw'ingabo za RPR rwari rugiye kumara umwaka, igitutu cyari cyinshi ku Faransa kuko bwabonaga ubutegetsi bwa Habyarimana Juvenal bwari bwariyemeje gushyigikira mu bibi no mu byiza buri kugana mu manga. Ubufaransa bwagerageje FPR Inkotanyi kugira ngo busuzume niba ishaka amahoro, busaba ko yohereza intumwa zayo i Paris zirimo Paul Kagame kugira ngo ziganire nabo ku ruhande rwa Habyarimana. Ibi byatangajwe na Perezida Paul Kagame ubwo yitabiraga inama ya biro nkuru ya FPR Inkotanyi yabaye kwa 17 Nyakanga 2026, agaragaza uburyo yafungiwe i Paris FPR igategwa iminsi. Umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu nshingwanama rw'inararibonye Tito Rutaremara ni umwe mu bayobozi batanu FPR Inkotanyi icyo gihe bajyanye na Perezida Kagame i Paris muri iyo nama yari yatumijwe na Paul Diju. Mu kiganiro yagiranye na One Nation Radio, Rutaremara yasobanuye ko mbere yuko Perezida Kagame ajya Paris ari we wabanjeyo, ndetse akaba ari nayo mpamvu rwabayeho kubera kugira ibyo atumvikanaho na Paul Diju. Ubwo Rutaremara yajyaga kureba Diju mu biro bye, yabanje kwakirwa n'umunyamabanga we kubera ko uyu muyobozi yari mu nama n'abaminisitiri batatu baturutse mu bihugu byo muri Afurika birimo Djibouti, Centrafrica na Chad. Mu gihe Rutaremara yarategereje guhura na Diju, umunyamabanga we yafunguye inzugi n'amadirishya yo mu biro by'uyu muyobozi, kandi hari kuberamo inama yamuhuzaga n'abandi bayobozi. Ati twatangiye kumva abatonganya avuga ati amafaranga y'igihugu cyabo baragenda bakayarya bakaza gusaba yandi. Rutaremara asanga ibyarabikoze kugira ngo bumve ibyo yabwiraga abo baminisitiri bo muri ibyo bihugu byo muri Afurika. Nyuma nabo bemerewe kwinjira mu biro bya Diju, gusa bagezemo ntabwo yigeze abasuhuza, ahubwo yahise avuga nabi ababaza niba ari bo bavuye muri FPR Inkotanyi. Diju yababwiye ko Ubufaransa bwifuza ko FPR Inkotanyi yahagarika intambara yari yatangiye, ndetse amubwira ko yabwiye Habyarimana kuzagira imyanya abaha muri guverinoma. Rutaremara yamusubije amubwira ko nta mpamvu yo kubabwira nabi kuko nta mafaranga baje kumusaba nkuko yabwiraga nabi abo baminisitiri bari bavuye mu biro bye. Diju yahise amubaza icyo ashaka kuvuga. Rutaremara amusubiza agira ati ndashaka kuvuga ko bari abaminisitiri watonganyaga nuko bari baje kugusaba amafaranga, none twebwe uradusuzugura udutonganya, hari amafaranga twaje kugusaba. Diju yahise arakara cyane akomeza kumubwira ko FPR Inkotanyi ikwiriye guhagarika intambara, undi amwibutsa ko igihe bajyaga kwitangira batigeze basaba uruhushya, ndetse ko nta mpamvu afite yo kumubwira ko bakwiye kwihagarika. Ati namubwiye ko tuyitangira ntabwo twabasabye uruhushya, kandi mwaraje gufasha mu kurwana, kandi n'ubundi ntabwo ari mwebwe muzayihagarika, ni twebwe tuzayihagarika igihe tuzumva tubishakiye. Ibi byatumye Diju ahita birukana mu biro bye, amusaba ko ubutaha iyo nama izitabirwa n'abandi bayobozi bakuru ba FPR Inkotanyi. Yavuze ko basabye ko Perezida Kagame icyo gihe wari vice chairman wa FPR Inkotanyi ko ari we wagombaga kwitabira iyo nama i Paris, aho kuba Colonel Alexis Kanyarengwe wari umuyobozi w'uyu muryango. Tito Rutaremara wagombaga guherekeza Perezida Kagame mu nama zose yari kugirira i Paris kuko yari mu ruhande rwa politiki, yabwiwe ko adakwiye kuva muri hoteli yaracumbitsemo. Rutaremara yatangiye gukeka ko impamvu banze ko ajyana na Perezida Kagame muri ibyo biganiro byari kubera ko mu byo yaherukaga kugirana na Diju batigeze bumvikana, bashwanye mu buryo bukomeye cyane. Ati nanjye ko ari nko gufungwa, nubwo nibwiraga ko impamvu banze ko njyayo ari ukubera ko natonganye na Diju. Rutaremara yavuze ko nyuma hari abantu bo ku ruhande rw'u Rwanda baje kumufasha kuva muri iyo hoteli bamwereka indi nzira anyuramo. Rutaremara yavuze ko kuba nyuma baratsinze urugamba rwo kubohora igihugu bagatsinda ingabo za FARC ndetse n'iz'Ubufaransa zabafashaga, biba bikwiriye kuba urugero rwiza ku rubyiruko. Reka amakuru yacu tuyakomereze mu mahanga, mbabwire ko havumbuwe inzoga imaze imyaka 160 ikozwe. Umugabo witwa Stephanie Panisi wo mu mujyi wa Borneo mu ntara ya Antwerp mu Bubiligi yavumbuye icupa rito rya Guinness ririmo inzoga rikiri rizima kandi rifunze neza, ryakozwe mu 1864. Yaribonye ari mu bikorwa byo gushakisha ubwato bwari bwatwaye imizigo bwarohamye mu nyanja. Iri cupa Stephanie Panisi yabonye mu bisigazwa byari munsi y'inyanja, yahise abona ko rigifunze.
yagize ati kubera ko icupa ryari rigifunze neza nahise menya ko rishobora kuba ririmo ikintu kidasanzwe. Igihe icupa ryari rimaze kugezwa mu bwato no gusukurwa neza nibwo byagaragaye neza ubwoko bw'inzoga yari irimo. Amagambo Guinness Extrasato London aracyasomeka neza kuri iri cupa. Kugira ngo abungabunge neza iri cupa rimaze imyaka 162 ubaribika mu mazi riri mu gasanduku gakonjesha. Ni icyemezo cy'ingenzi cyane kugira ngo ubushakashatsi bukomeze kuko abahanga batangiye gukora ubushakashatsi bwinshi bushingiye ku nzoga zo muri icyo gihe. Abahanga muri kaminuza ya Kew Leuven ndetse nabo mu ruganda rwa Guinness bashaka gusesengura neza ibiri muri iri cupa cyane cyane kugira ngo bamenye ingano nyakuri ya alcohol irimo ndetse n'impumuro zarangaga inzoga zo muri icyo gihe. Reka dusoreze kwiyongera uvuga ko umukozi wa leta muri Thailand yarasiwe mu biro izuba riva. Muri Thailand undi muntu witwaje imbunda yisharashe umukozi wa leta amusanze mu biro by'ubutegetsi bw'intara biherereye mu nkengero z'umurwa mukuru Bangkok. Nkuko byatangajwe n'ibiro ntaramakuru by'abongereza Reuters ejo kuwa mbere tariki 10 Kanama, Chalong Yorang wahoze ari umudepite yarashe umuyobozi w'urwego rushinzwe imiyoborere y'intara ya Nonthaburi ihana imbibi na Bangkok bitewe n'amakimbirane yaturutse ku mafaranga. Umuyobozi wa polisi ya Thailand Lieutenant General Watana Yijini yabwiye itangazamakuru ko impamvu yateye uyu muntu kurasa uyu muyobozi yarishingiye ku makimbirane aba bombi bari bafitanye ndetse ko ntaho bihuriye n'ibikorwa by'iterabwoba, kandi ko yanavuze ko n'umushoferi w'uwo muyobozi w'intara nawe yakomeretse ariko ameze neza aho ari kwa muganga. Umuyobozi w'ibitaro bya Phranang Klao byo mu ntara ya Nonthaburi Dr. Sakoru Sokupremen yabwiye Reuters ko uwarashwe yaje kwitaba Imana azize ibikomere by'amasasu. Ibi bikaba bibaye nyuma y'iminsi mike umwana ukiri muto w'imyaka 14 y'amavuko arasha abantu mu ishuri ryo muri ako gace. Ibintu byongeye kuzamura impaka nyinshi n'amarangamutima ku bijyanye n'igenzura ry'imbunda muri Thailand by'umwihariko muri intara ya Nonthaburi. Reka mbashimire mwese rero kuba mubana natwe aha no dusoreje amakuru yacu kuri PK Media Panel. Nge nari Samuel Baraka.